ubaniki papi ica hano gutekerereza rero nicaye ngo hariya mfite ikirahure nicaye hariya mbese ngo ndi gutekereza ibiranga kamarade na Emile baraje baranika baravuga ngo nimvuge byose ngo nimvuge ukuntu ngo nimbwire ribagiza ngo uyu munsi wa none rero twagiye tubona musaza w'iribagiza araje kwa Sylvie araje kumusura rwose ubona yuko ikintu cyamugenzaga ni cyusa ariko Sylvie yahise yiyumva n'uburyo yaramukumbuye mu byibuka neza hashize n'iminsi Sylvie yaramaze kumurota ngo ari kumubwira ko amukunda ariko indoto ze mama waza kuzica cyangwa se aza kumubyutsa zitarangiye ngo amenye ngo musaza w'iribagiza birangiye amubwiye ko amukunda cyangwa se ntabwo aramuhakaniye nyine cyangwa se aramwemereye. Sylvie rero yarababaye cyane none uyu munsi wa none yagiye kubona abona musaza w'iribagiza araje abonye musaza w'iribagiza aje aramwakiriza yombi aramusekera ubone yuko nyine Sylvie urukundo rwe ruriyongereye ariko musaza w'iribagiza nawe yasekagamo wagira ngo musaza w'iribagiza nawe arangije baravugana baraganira arangije Sylvie akajya amubwira ati kaze rwose hano mu rugo arangije musaza w'iribagiza aramubaza ati se mama arimo ati bose barahari rwose ariko urumva Sylvie musaza we yagiye cyusa none kubera urukundo ikintu cyose bari kumubaza ari kucyemera bose barahari byose birahari ukabona yuko nyine Sylvie aranezerewe cyane kuba ari kuganira n'uyu muhungu cyangwa se n'uyu musore yakunze rero Sylvie bakomeje baganira mama wa baraje mama wamaze kuza ubona yuko mama we nawe rishimye kuza agasanga umukobwa wari kuganira n'umusore yakunze aranezerwa cyane amaze kunezerwa arabwira Sylvie ati Sylvie waduha kanya nkaganira n'uyu nguyu Sylvie ibyo ngibyo ni kwa kundi bavuga ngo nkubwire rimwe wumva incuro ebyiri cyangwa eshatu Sylvie yamenye yumva nk'incuro 10 mwebwe mubibona gute arangije Sylvie aragenda arangije mama cyusa atangira namaganya aravuga ati rero hari ikintu naguhamagariye kandi icyo kintu kirababaje rwose aramubwira musaza w'iribagiza ati mbwira nta kibazo numve ati rero uriya mukobwa wanjye Sylvie yaragukunze arangije mama we nyine mama arabimubwira rwose musaza w'iribagiza araceceka arangije guceceka arabanza aratuza mama we aravuga ati uriya mukobwa wanjye yaragukunze arara adasinziriye njya mbona aryamye agashidukira hejuru avuga izina ryawe abareba amafoto yawe ubone yaragukunze cyane kandi yaragukunze ku rwego rwo hejuru musaza w'iribagiza rero ubona yuko hagira ngo ni umuntu umenyereye ibintu by'inkundo yatuje ntabwo yese ajya hejuru ati ntabwo ndi ku rwego rwe iki yatujije arangije aravuga ati okay ni byiza cyane ariko wumve ukuntu umusaza w'iribagiza azi n'ubwenge yatangiye ikiganiro cye avuga ataka Sylvie yatangiye avuga ngo Sylvie n'umukobwa mwiza nawe utamwifuza Sylvie rwose ameze neza mama we akishima mu mutima mama we buri yarasko agiye kwitavuga ati rwose nta kibazo urabona ariko mama hari n'akandi kantu yongeyeho ngo Sylvie namenye neza yuko rwose wibana yamenye yuko wibana nta n'umushero ufite ako kantu mukibuka arangije rero umusaza w'iribagiza aratangira Sylvie n'umukobwa mwiza impamvu buriya iyo ugiye kuvugana n'umuntu kugira ngo utaza kumukomeretsa cyane uba ugomba gutangira ikiganiro umutaka unavuga uburyo ari umunyembaraga nutangira uvuga uburyo ari umunyantege nke tangira uvuga uburyo ari umunyembaraga none yatangira avuga uburyo abasore bamwifuza Sylvie atangira avuga uburyo nyine Sylvie ari mwiza arangije ahita arenzaho rwose ati rero hari umukobwa twari tubibirimo ndi gushaka kumupropoza ndebe niba yaba umugore wanjye niba koko nyine abishoboye koko afite gahunda yo kubaka arangije mama Sylvie nyine tubona yuko aguye ababaye arangije aravuga ati ariko wenda Sylvie umwihorere ngewe Sylvie nzicara muganiriza urumva nzicara muganiriza ubwo kuri kumuganiriza ashobora kuzamuganiriza amubwira ati Sylvie rero uri umwana wenda akaba yamuhakana ari gihe umuntu musaba service akaguhakanira mu buryo bwiza ukabona nyine pe nubwo umuntu akwimye service ariko ntago ugiye ubabaye ariko hari umuntu usaba service akakubwira nabi ugasanga nyine
ntago wishimye cyane. Arangije aramubwira ati Sylvie ngewe umwihorere ntihagire ikintu umubwira, nzicara muganirize nindangiza bimwumvishe mubwire iby'amarangamutima yanjye. Ubwo nyine yashatse kwereka uriya mama Cyusa yuko uriya mukobwa wenda ashaka kubana nawe nabona atabikwiriye ashobora kuba yakitwarira Sylvie. Ariko impamvu ngewe mbona uriya musaza Iribagiza adashobora gutwara Sylvie, buriya hari igihe uganira n'umuntu akagira ibintu akubwira bituma rwose uhita ubona yuko wenda niba wari ufite na gahunda yo kumukunda uhita ubireka. Sylvie, umusaza Iribagiza akigera kwa Sylvie yaganiriye na Sylvie, arangije amubwira yuko ngo yirirwa ngageze ngamusure ngo yirirwa mu rugo. Tekereza umukobwa ungana kuriya o kugira ngo agenda ashakisha akazi, o kugira ngo ashake ibintu akora, yirirwa mu rugo. Ubwo turumva yirirwa mu rugo muri filime, yirirwa mu rugo muri telefone, urumva ni umunebwe. Urumva rero niba nta kintu agira akora, ukabona umuntu w'umwafande, umuntu umeze kuriya w'icyubahiro agiye gukundana n'umuntu, ubwo ni ingegera nyine. Ingegera nizo ziba zidafite ibintu zikora. Urumva yuko yirirwa mu rugo. Ariko akandi Sylvie na Kanyana basa nkaho bari muri competition. Kanyana nawe yirirwa mu rugo kuko na mama we yarabivuze ngo igihe Fabiola na Mukanambara bamwakaga ubufasha yarababwiye ngo mama we, none utekereza mama Kanyana yibwiriye Fabiola na Mukanambara ngo nisiga ku mavuta yanyu, njya kubiryo byanyu kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere mbandi hano yo. Urumva yuko ntago arenganya umwana. Noneho mama Cyusa umva uburyo yashubije uriya musore ngo yeye ngo nanjye ngomba nagiye gusenga. Ubwo ushatse kuvuga ngo abantu bakora muri uriya rugo ni papa we na Cyusa. Ibingibi rero nibyo ni kubona nkabona yuko Sylvie ahangaha uriya musore ashobora kutamukunda kuko yumvishije ari umuntu w'umunebwe, umuntu udashaka akazi. Umukobwa we nk'umukuriye naba ari gushaka akazi. Mukore subscribe rero kugira ngo tujye dukurikira ubusesenguzi, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi.